Niba ufite umuntu ukunda, uzirinde gukora ibi bintu bitanu ngiye kukubwira kugira ngo umukunzi wawe atazakuvaho cyangwa akakureka. Niba ushaka ko umubano wawe ugenda neza, uzubahiriza ibi bintu bitanu ngiye kukubwira. Mbere y'uko nkugezaho ibi bintu bitanu, reka nkugezeho agakuru kagufiya katarambiranye k'umusore w'umusirikare wakundanye n'umukobwa, ariko bikarangira umukobwa amukatiye cyangwa se amusize kubera atubahirije biriya bintu bitanu ndi bukubwire nyuma. Yari umusore w'umusirikare witwaga Kerema, yakundaga akazi ke kandi yari umuhanga mu kurinda igihugu, ariko mu rukundo rwe yarahuzagurikaga cyane. Umukunzi we Anita yamukundaga byimazeyo, ariko buri munsi yagendaga abona ko ibintu bitagenda neza. Kerema ntiyahaga Anita agaciro. Iyo yavugaga ibimubabaje, we yishingikirizaga ko ari umusirikare, ko akomeye, akumva ko nta kintu cyamubabaza, agaseka amaganya ye cyane. Igihe cyose yabaga mu birindiro ntagire igihe cyangwa se ntagire umwanya aha umukunzi wa Anita, ndetse no kuri telefoni ntiyavuganaga nawe cyane. Mu buzima bwe nta mpinduka cyangwa intego yamwerekaga usibye kuvuga ko akazi ke kamutwaye igihe. Anita yakomeje kwihanganira ibyo byose, ariko uko bwije n'uko bukeye yumvaga arushaho kuba wenyine nubwo afite umukunzi. Umunsi umwe yahamagaye umukunzi we Kerema aramubwira ati, ndagukunda ariko ntabwo unyubaha, ntiwumva iby'uko nkukumbuye. Nkeneye umuntu unyitaho, umbwira ko mfite akamaro kandi umpa umwanya mu buzima bwanjye. Kerema yumvaga ko ari ibintu bisanzwe, ariko Anita yari amaze kurambirwa. Yaramuretse atuje, amubwira neza ko agiye gushaka amahoro n'umuntu umenya ko amukunda kandi uha agaciro umwanya amuha. Nyuma y'igenda rya Anita, Kerema yaje kumva uburemere bw'ibyo yakoze ari uko yabuze umukunzi we. Nibwo bwa mbere yumvise ko kuba umusirikare bikomeye, ariko gutsindwa mu rukundo nabyo bishoboka iyo utubashye uwo ukunda cyangwa ngo umwiteho. Kuva uwo munsi yibukaga ikosa rimwe, kutita ku muntu yakundaga by'ukuri. Ibi byatumye ababara cyane kuko yahaye agaciro uwo akunda. Reka dukomeze n'ibyo bintu bitanu wakora kugira ngo ugumane n'umukunzi wawe, kugira ngo utazaba nka Kerema. Niba ufite umuntu ukunda cyangwa se ufite uwagukunze, dore ibintu bitanu uzakora kugira ngo urukundo rwanyu rurambe cyangwa kugira ngo mugumane. Ikintu cya mbere ni uko uzamwubaha kandi ukamuha agaciro. Uburyo bwo kubaha umuntu ukunda nibwo bwubaka umubano kurusha ibindi byose. Ikindi, wubaha amarangamutima ye, wubaha icyemezo cye n'ibitekerezo bye. Ntabwo umucisha bugufi cyangwa ngo umunenge buri kanya mu byo avuga cyangwa ibyo akora. Umuntu wubashywe ahora ashaka kugumana n'abamwubaha. Niba ufite umuntu ukunda, icyo ni cyo kintu cya mbere uzakora, kumwubaha no kumuha agaciro. Ikintu cya kabiri uzakorera umuntu ukunda kugira ngo mugumane cyangwa murambane, ni ukumuvugisha kenshi kandi mu buryo bworoshye, ukamubwira amagambo meza, amagambo amunyura umutima. Communication ni moteri y'urukundo. Gerageza kumubwira uko wiyumva mu buryo butamugaya cyangwa butamunenga. Mwumve neza igihe avuze icyo akeneye. Mubaze uko yiriwe, umugaragarize ko umwitayeho buri kanya. Ibi nubishobora bizatuma umubano wanyu ukomeza kuzamuka kandi umara igihe kirekire. Umuntu wumva ko yumvwa ntaba ashaka gucika intege mu rukundo. Rero communication ni moteri y'urukundo. Iki ni cyo kintu cya gatatu izakora kugira ngo urambane n'umukunzi wawe cyangwa kugira ngo muzabe mutindana mu rukundo. Ikintu cya gatatu uzakora ni ukumwitaho, ukanamufasha gukemura ibibazo yahuye nabyo mu buzima bwe bwa buri munsi. Urukundo si amagambo gusa. Umufashe mu bibazo afite, ube umuntu watekerezwa mbere y'abandi igihe cyose ahuye n'ikibazo kugira ngo akikubwire, umufashe kugikemura. Niba afite intege nke cyangwa arwaye, mubane, umwereke ko umuri hafi, umwitayeho kandi witeguye kumufasha kuri buri kimwe. Kwita ku muntu ni ikimenyetso cy'urukundo gikomeye cyane. Ikintu cya kane uzakora kugira ngo ube wagumana n'umukunzi wawe kandi kugira ngo murambane, kugira ngo umubano wanyu urusheho gukura kandi ntuzasaze. Icya kane ni ukumwereka ko ufite intego mu buzima. Abantu banga umuntu udafite ahajya n'ahava. Kora cyane, wige, witeze imbere. Muhe icyizere ko iterambere rye naryo rizashoboka mwembi muri kumwe. Mwereke ko utari umuntu umuba hafi gusa, ahubwo ufite umurongo n'intego. Umukunzi wawe azagukunda kurushaho niba ufite icyizere cy'ejo hazaza. Numwereka ko uri gukora cyane, numwereka ko ushaka kugera ku iterambere ry'ejo hazaza. Abantu bakundanye ntabwo bifuza ko bakundana n'abantu b'abanebwe.
Rero ugomba kugira intego mu buzima bwawe. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma nabateguriye muri uyu munsi, ni ukuba inyangamugayo kandi ntumuce inyuma. Guhisha ibintu, kubeshya ibintu no guca inyuma nibyo bihita bisenya urukundo. Ba inyangamugayo ku byo ukora no ku byo uvuga. Niba hari ikitagenda umubwire kare. Rinda umubano wanyu nk'igihembo gihambaye. Kwizerana ni fondasiyo y'urukundo rutekanye. Niba unyuzwe kandi ukaba wemeye ko ibi ngibi bishobora gukomeza umubano wanyu, kora subscribe, ukore like ndetse usangize n'abantu bakundanye iyi nkuru. Ninjye waguteguriye ibi bintu bitanu, nawe hari ibyo wumva twakora kugira ngo turambane n'abakunzi bacu. Kora subscribe, ujye no muri comment uduhe igitekerezo cyawe kugira ngo turusheho kugenda twubaka umubano n'abo dukundana. Wakoze kubana natwe.